umutwe witwaje intwaro wa M23 ngo urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wakiriye abarwanyi benshi mu mutwe wa Union des Patriotes Congolais pour la Résistance Nationale uba mu ihuriro rya Wazalendo ngo abarwanyi barimo abayobozi bo muri UPCRN bakoreraga muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko byasobanuwe n'umuvugizi wa 23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma kuwa 10 Nzeri. Hari ikintu ntemeranyijeho na Colonel Wiringoma mu byo yatangaje. Buriya politike si ikintu. Amakuru kuko iriya nkuru nayitangaje mbere yuko Wiringoma yerekana bari abantu. Iyi video isirikira iri on record. Yego. Bari abantu bivuga ko batawe muri yombi nk'itsinda ryari ngira ngo hitwa bibwe. Cyekare hari undi mujenda nawe utaruriya. Yigize ingunge ahitwa bibwe ni site imwe yari isigaye itarafatwa na M23 mu gace ka mu cyo bita Masisi ngo byitwa kifite tout tension cyangwa se ifite nande itarafata ariko bibwe ni site izwi cyane. Urugamba rwa guriya mu generali amakuru nyine yatandukanye na Wiringoma kuko hari harimo willingness kwizana ariko uriya mu generali yafashwe ku isasu kurindi kandi urugamba rwahitanye batari bakeye rw'imbere chef d'état major yigiriyeho. Yego. Sasa kuno baje kubibyazamo kari volonté nicyo kintu gihe ntarimo kumva n'ubutumwa bashaka gutanga. Urumva sinari impari kandi wabimbwiye nta nyungu ndabifitemo nikimenye imumva yabimbwiye ambwira ati ejo wenda bazabitangaza mbona birati yewe nawe Wiringoma nabonyohereje ama video dore ngada dafite mahanga cyo ko ari umuntu ari general koko ngaba ari general ndavuga icyo yambwiye mbere yuko ibitangazwa ati utizi ko general yaje agafatwa amateko mpiri ati ukabona isamu uniform nshyashya ko ari general. Sandrine ntabwo muri video wayibonye ko serega ikibazo na ama video yateye mutinya gukina iyo video iri on record umuntu yivuze avuga izina ryiwe avuga n'abamwungirije barivuga amazina yabo. Wiringoma yavuze ati ipresenter noneho ati nige kanaka gusa yasekeje abantu yabanje kuvuga ngo ndi colonel ngo general yagishiranganyije ku ipeti njewe umva Hakizimana. So mama muganga Wazalendo kujya muri M23 kwiyunga nayo uwe M23 yakiriye ashima Imana nuko azi ko yari muri guverinoma ntabwo yamukoreye integration ngimuhe nimero ya gisirikare imugenere uko azabaho. Urumva kuba rero leta itarabimukoreye ngaye muri reserve ariko reserve ibaruye ihembwa nk'abandi amafaranga bahisemo kuhenga buzu Burundi. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Nabonye rero mama 23 yakiriye abarwanyi benshi ba Wazalendo ngo bakoranaga na FDLR nawe wabibonye wenda rye bakoranaga na mana 23 kuki wavuga ngo bakoranaga hako barabivuze babivuze ko bavuze ko niyo mpamvu umusesenguzi bavuze ko babwa imbona ngo na FDLR. Urumva nabo bafite mu rutsiye 82 akayamurutsiye na 82 ite tunzi zibari ntoya kurushiriye iriya ngo ni kangahe hako Wiringoma nawe wabivuze. So hari Abazalendo muri Kongo ibaje abantu bari kuri ground ujye utinya umuntu kubwira kuri source primaire ari kuri ground. Hari abakubwira ko hari nyirahato urumva z'Abazalendo si benshi ariko bamwe mu Bazalendo batayoboka leta ntibebuke na M23 wabari netre. Yego iyo ubajije nk'umuntu reka nze ndebe hano kuko nge nifashisha ibyabayeho hari nk'umuntu wumvise iriya nkuru ahita nyandikira aba Indianapolis kandi ni impugukiye hariya ako harimo abantu babahugukiye ahantu sha urumva. Yego arambwira ati ndaza kubisoma nimubona yambwiye ngo iki nkimara gutangaza disi yandika ibintu bisiba ariko kuki abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi aranga ko nyine bivuga kuri kamera uri inshuti yanjye ariko ndabigerageza arambwa bahangwa se ngo ni byiza ko yaje ngara batari kanaka nguri yawe ngo niwe warindaga n'inka waturindiraga n'umutekano w'inka zacu. Urumva hari Abazalendo muri Kongo barinda inka z'abatutsi bo muri Kongo bakazirindira umutekano niba rukureba icyerekezo cy'intambara izagana niba ari muri kamere yabo erega abantu bose babana neza none se
bano bantu bari muri Amerika bafite amaviza n'abahunze ntibagira inka mazamasisi na M23 itarahafata zagirwaga nandese. Uribaza umuntu wasigaranye inka zawe akomeza akazigendana, barahari umuntu mvuguruza ajya muri commentaire aho ngaho urumva nashaka na chat live turayijya bajye bareka kugira urumva. Buriya hari amakuru tumenya turi kuri source secondaire yende i Kigali, hari n'amakuru afite muri source primaire noneho uri Masisi utavuguruza. Buriya reka ngure Sandri tutarasubira muri Kongo, hari umuntu uza mu Rwanda aje kureba kuri y'amagare yarasubye histoire y'u Rwanda, akabonamo ingagi, akabonamo amagare, akabonamo na jenoside yakorewe Abatutsi. Uwo muntu kubera ko ashaka kuba atarabonye amakuru ahagije agaje gufana igare, ariko aje kwita nzarahe koko mu gihugu kirimo cyabayemo jenoside, nzarahe yagera mu Rwanda kubera ko yarabeshwe, sibyo yafashe amakuru atariyo, either ntafite amakuru ya nyayo, yagera mu Rwanda akavuga ati noneho ko nta trace z'ibyo nakekezaga ndimo kubona biri negative. Umuntu akava akajya muri Israel, bano bajya gusura Israel, akabazi ko nta mwarabu ujya kurahura ku Muyahudi, kandi hari abantu batazina ngo na politiki igana hehe ngo naruzigana hehe bakundana bagishingiranwa. Umuntu akajya muri Iran, ngirani yanga Abayahudi, kandi imwe mu makominote akomeye muri Iran, ariko ntago ari benshi cyane bo ni abajuifu b'abanya Iran. Iran ifite communauté juive nini y'imvukira, ntago avuga ngo nabantu bagiye guhahayo. Turimo kujyana, turi kugendana. Ndetse na Israel ifite communauté arabe nini cyane, no muri Knesset inteko ishinga amategeko ya Israel abantu bafite ijambo rikomeye cyane. Ariko uza kubwira Israel azakubwira yuko nta mwari bacana uwaka, oho yabaje tujye tureka kubeshya. Kongo rero hari abantu bitwa Bazarendo batavuga kubera propaganda za politike ziriho, ariko bahisemo kutabogamira kuri izi ndwanyi zombi ari leta ari na M23. Uwo rero yabaga kuri leta ntacyo abayitwaye, ariko M23 ndiza zayishyira imbunda, sibyo? None se ubu Kigingi yarwanaga na Mutayomba muri Rubaya kuri mine ya Rubaya, niba Kigingi niba rinde ntiyagiye muri M23, Mutayomba agakomeza komongana no kwirukanka. Ntabwo wambwira ngo nta bantu bafite izina ryitwa waza bashobora kuba bazwi na M23 no kuba ntacyo bishe ntacyo bakijije. Gusa icyo navuga nga kitari ukwivuguruza, ngo turahuza amakuru yombi. Hari ikintu ntemeranyijeho na Colonel Wiringoma mu byo yatangaje. Buriya politike si ikintu amakuru kuko iriya nkuru yitangaje mbere yuko Wiringoma yerekana bari abantu. Iyi video isirikira uri record, bari abantu bivuga ko batawe muri yombi nk'itsinda ryari ngira ngo ahitwa Bibwe, cyekare hari undi mujenerali utaruriya yigize ingunge ahitwa Bibwe ni site imwe yari isigaye itarafatwa na M23 mu gace mu cyo bita Masisi, ngo byitwa ko ifite tout tension cyangwa se ifite nande itarafata, ariko Bibwe ni site izwi cyane. Hari ikintu bita Bibwe na Nyabibwe abantu bajya bitandukanye, twe tuvuze Bibwe hari Bibwe Nyabibwe wabihiniye ari oya burya ni Bibwe na Nyabibwe biratandukanye. Neza kari hamwe abantu bespekira ariko ntago ari kimwe, kandi byose biba muri Kongo. Noneho hakaba umujenerali wigize ingunge ufite imbunda zihaje, bavuga afite n'icyo bita special force. Special force ngo ishobora kuba yaratorotse Igoma ikajya gukora kwigira ingunge ahantu ishobora kuhaba ikaharamira ikahatinda. Ni ayo makuru nayo abamotari kuda ko yagiye atari abamotari. Noneho ngo hakibazwa abagabi ngo baye mu 23 bakibaza niki kiri Bibwe gituma Bibwe itavamo. Umuntu amakuru ko Jenerali Makenga ubwe n'itsinda ry'abamurinda bagiye kwikurira mu Bibwe. Urumva wirangara hano turi makuru ku rugamba. Urugamba rwa mu generali amakuru nyine yatandukanye na Wiringoma kuko hari harimo Wiringiness kwizana, ariko uriya mu generali yafashwe ku isasu kurindi, kandi urugamba rwahitanye abatari bakeye rw'imberenge chef d'état major yigiriyeho. Sasa ukuntu baje kwibyazamo kari volonté nicyo kintu gihe ntanimo kumva n'ubutumwa bashaka gutanga. Urumva iriya ntambara niko bivugwa, sinari impari, kandi wabimbwiye nta nyungu ndabifitemo, nikimenye imumva yabimbwiye ambwira ati ejo wenda bazabitangaza. Mbona birati ewe nawe ringo banyohereje ama video dore nga ndafite mahanga ukuntu byahinduye. Reka nkubwire ikintu umuntu yambwiye nkavuga ko atambeshya. Sandri nukuri kose nushaka igihe bya ufuri ko na kiguha yarambwiye ngo cyo ko ari umuntu ari generali koko ngaba ari generali. Ndavuga icyo yambwiye mbere yuko ibitangazwa. Ati utizi ko generali yaje agafatwa amateko mpiri, ati ukabona isamu uniform nshyashya ko ari generali. Sandri ntabwo muri video wayibonye
ko uyu mugabo yambaye impuzankano nshya akanabyivugira akanahumuriza abandi bagenzi ngo nange bazabaha inifomo. Iryo jambo ntabwo arivuze muri iyi video. Reka birimo ndayifite ahangaha mwanjye gukinira. ngewe ibyo nabonye ni ndasoma nihuta. Ese urasoma cyangwa ufite video? Ngewe ndasoma. Mwanga no gukina ama video gusiza ibibazo mufite. Yego. Urumva? Ariko ngewe iyo nkubwira bifite video. Niba shaka bakupe mbikumvishe. Urumva? Oya nacyo wabitubwira. Ibyo mbabwira ni ibyo ngibyo nyine. No kuvuga ngo impamvu nahise mbikonfaminga karuriye. Nuko uwo mujama yambwiye ati general kaba ari general. Ati twese yambika twamenya impuzankano cyane ziturutse. Urugamba ntirumaze guhora. Ntiyambiswe ntitwibonye muri video ni ngoma ko ariko byagenze. Iyo scenario je niyo verification rese mbona karuriye. Kuko nawe yaravuze ngo urabona ngo bamenipa uniform mupya ngo nawe ngine nafikiri ngo batabapatia. Urumva? Yabivuze ese narimo ba colonel Eritiye Hakiza na Bariyetona Ismail Mubaraka Yive na bamajoro Hakizimana Faustin bahuriye hehe none buye nkuru. Ako serega ikibazo nama video yateye mutinya gukina. Iyo video iri on record. Umuntu yivuze avuga izina ryiwe. Avuga n'abamwungirije barivuga amazina yabo. Wiri ngoma yavuze ati ipresenter noneho. Ati nige kanaka gusa yasekeje abantu. Yabanje kuvuga ngo ndi colonel ngo general. Yagishiranganyije ku ipeti rye. Ngewe umva Hakizimana. Sibyo? Na kantu gatoya nta kibazo ngo aba barwanyi barimo abayobozi bo muri Oyareka Ngitangire ngo umutwe witwaje intwaro wa M23 ngo urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wakiriye abarwanyi benshi bo mu mutwe wa Union des Patriotes Congolais pour la Résistance Nationale uba mu ihuriro rya Wazalendo ngo abarwanyi barimo abayobozi bo muri UPCRN bakoreraga muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko byasobanuye n'umuvugizi wa 23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma ku wa 10 Nzeri. Mu bishyikirije 23 harimo General Hakizimana Burege, ega n'uwo nguwo Colonel Eritiye Hakiza Muhashi, Lieutenant Colonel Ismail Mubaraka Yive, Major Hakizimana Faustin, Habineza Ndizeye Jean Baptiste ukorera muri polisi, Major Bosco Baraka n'abandi babarirwa muri mirongo. General Burege yasobanuye ko yakoreraga PCRN mu gace ka Ruhinzi hafi ya Bukombo, ahamya ko mu mitwe abarwanyi be bakoranaga nayo harimo FDLR n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe ya Mayimayi. Yagize ati twakoreraga mu gace kitwa Ruhinzi hafi ya Bukombo, nakoreranaga na FDLR, FRDC na Mayimayi kubona ibiribwa twishakagamo ibisubizo. FRDC twebwaza rendo tukihuza tukajya kubishaka mu baturage ihene n'inka. Lieutenant Colonel Wiringoma Ngoma yabajije General Burege abatoza abarwanyi ba UPCRN asubiza ko FDLR kandi iyo ibamaze gusahura amatungo y'abaturage amwe bayagabana na FDLR n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse bagaragaza ko 23 yakiriye n'intwaro nyinshi cyane harimo machine gun, RPG na mortier zo nabo barwanyi. Yego byerekanye mu gace ka Kicanga. Nibyo? Yego. Nibyo ngibyo yavuze nyine. Ariko harimo amapeti yo hejuru mo. Harimo amapeti yo hejuru. Bavuga nyine n'inshingano zabo n'iki byose. Yego. Rero gihe cyo nakubwira cyo niyo televiziyo twe tugezo mu kanya. Bantu bafashwe nyuma y'imirwano ikaze. Ishyushye rwose kandi komeye. Ariko nyine paradox ahiri nuko hano nabo kugaragazwamo ubushake. Kandi jewe wambwiye amakuru harimo intambara mbi. Icyo gihe rero icyo kandi urumva nkavuga ngo aho nari kuvuga nti uwamwa amakuru yamaye atariyo nuko ari uturema nari guhuza bikanga. Yego. Akaye nifomu umugabo kajemo. Urumva? Yego. Yakavuze buriya nuko ntanikore ku ikintu. Yego. Avuga ati burano mwana nyambitse icyo ati nabandi kuko urumva general abwira abasirikare be nabandi bacyambaye ibigofero na civil icyo ati nange mutapata musijari. Ati kandi urabona ibintu nk'ibyo ngibyo kandi uwo yabimbwiye imbere. Iyo credibility nese nyihiyo ntuze. Noneho rero aho tukibaza ahangaha kuki abantu bafashwe mu mirwano ikaze. Noneho M23 gatangaza ko ari willingness ese no gushaka gukurura abandi ngo baze ni lobbying. Ndetse uyo gakomeza akavuga ngo nabandi bari mu nzira. Yego. Ese bari mu nzira ko operation zibakurikiranye ngo zibagarure cyangwa bari mu nzira barimo guhamagagwa na General Hakiza kugira ngo nabo baze. Ubundi Wiringoma yambwiye kazaboneka mu cyumweru gitaha nako yambimubaza impamvu ki gucyo na gucyo giye amakuru mfite nk'umunyamakuru arayavugaho iki. Iyo mu motari ariko ntaga abamotari
ntabwo amakuru ahabwa n'umumotari umumotari avuye he ubu ngubu ikiganiro gisohotse nyuma umumotari yavuga ariko operasiyo ibaye abantu bakaba bacyambikwa bacyogoshwa bagira gute ukabimenya before nkabitangaza inkuru bitaratangazwa ntabwo wazungura mu makuru n'abamotari se bavuye he kandi ikintu kikabapa yuko ukivuga ntabwo on record hari ubwo sinimo kubihimba sinabikoze ikiganiro se cyanarebwe cyane havuga nkanashyiramo ngejo cyangwa undi munsi bazababereka ntibaberetse se kandi nawe n'ingoma yavuze mu munsi byabaye wumva ariko wa gatatu kuko ikintu mbona muri siyasa ya M23 bano bantu bafashwe ku mbunda zikomeye barafatwa baraneshwa urumva kandi bari ingunge zikomeye sibyo hanyuma rero kuba abantu babasiyasa kugira ngo habone uko hamagarwa abandi kuko urumva kuvuga ngo twabafashe niki muzongera kuvuga basha ubuse ni mwatsinzwe nese ibyo byazana abandi ahubwo M23 urumva ndimo gusa nkwimenera amabanga ariko siri bunyamabanga M23 nibatubwire ko barwanye bibwe special force Makenga ngo yigiriyeyo urumva urabugize kubona Makenga arimo gukomanda yigiriyeyo ubwe ariko Makenga nigeze kubona arimo komanda urugamba akavideo nako kuri YouTube ngo watambetsaho ngo kiro papa ngo nyura hanga ibintu nk'ibyo nibiri Makenga yari yagiyemo ngo yibazaga impamvu yo bibwe yanze kuvamo yigireho n'abamurinda urumva kandi bakomeye mu by'intambara muri Makenga nta mikino agira ajya kwifatira general giye kuri titre y'inkuru yanjye naravuze ngo general Makenga yagiye ku rugamba afata general Impiri numva nanjye umutwe w'inkuru yanjye ari ubu urumva kandi uyu nguyu yakiza ngo ntabwo yoroshye utamureba yigira kuriya none se Marsha yarabakubise baraza ko bamwe bavuga ko ngo bashobora kuba ngo nubwo basa naho bayijoyininze ngo wabona bari banishwe n'inzara ko kubona n'ibiryo ngo babigoye kandi avuga ko bavagaburirwa na FARDC bagatozwa na FDLR aprovision marayivugamo aho bakura ibiryo aho bakura amasasu ntabwo yageze avuga ngo barayatwimye twarabwiriye twaraburaye urumva wenda icyo batagiraga ni imyenda ko bakeneye kwambikwa na M23 sibyo urabona bazaharamba baharamba kuko byabara byiza baharamba kubera ko ntawe udashaka buri M23 kuriya igisubizo nshaka kuzigera cyo igisubizo cyabereye mu bambiro mu ngabo za Afrika y'Epfo Wiringo majyayo so havuze ijambo kwikiri ntabwo se ari ijambo made mu bambiro by South Africa National Defense Force yego mu gisirikare no mu ntambara zirwanwa ku isi umusirikare ni nk'umukinnyi wa futu yego yifuza gukina mu ikipe itsinda urumva nta musirikare n'umwe w'umuzarendo mu 23 ya Karibu ngo yeke kuza afashe ubuzarendo bwe hasi kuko n'ubundi muzarendo ahantu burya agoma ashobora no kuzira muri mu 23 bikamworohera ntaga basanzwe ahembwa kukuntuzi umunsi kundi ukwezi kukundi ni prime bamuha iyo nayo mu 23 yimuha donc nta buzima bwiza afite nta silence muri ke social afite ntabwo umuzarendo wapfuye kandi ndirimbo bagira ivuga ngo nibandasa ngo muzansubize mama ngo nimuzamushingura hangaha iyo ndirimbo bazarendo barigira mu Giswahili ngo nikifango ngo nurudishe kwa mama ngo nganizike ngo niki uzi ubwo muri busikoroje ikibazo iyo ndirimbo ifite yego ntabwo umusirikare yirimba umusirikare wa nimpa ingabo bagenzi banjye bazanshingure mu cyubaro kirego umusirikare barase mu kirere buri kimwe cyose kuko ushobora kugira amahitamo yo gushingura ariko wenda hari igisirikare kibaye umuntu ashingurwa hagenewe gushingura abasirikare bari mu kazi so mpamvu muganga bazarendo kujya muri M23 kwiyunga nayo uwe M23 yakiriye ashima Imana nuko azi ko yari muri guverinoma ntabwo yamukoreye integration ngimuhe nimero ya gisirikare imugenere uko azabaho urumva kuba rero leta itarabimukoreye ngayo muri reserve ariko reserve ibaruye yego ihembwa nk'abandi amafaranga bahisemo kuhenga buzu Burundi n'abacanshuro b'Abarundi bitanu ku musirikare yego nako nagara abacanshuro bagiye muri bilaterale urumva nimbonera kure y'umurundi bona amafaranga ikara ya complaining igeze iwabo ariko muzarendo nta kintu agenerwa so nukuvuga ngo Raife muri M23 urya gatatu ku munsi ukambara uniform nziza uhinduranya imbuna nshyashya zigezweho na discipline nta muzarendo utayifuza bwo agize amahirwe ikamwakira urumva kuko leta yanze gukora ibyo ikorera abasirikare bandi kandi bapfa kimwe ku rugamba batabara hamwe noneho n'ikindi wenda twavuga dusa nk'abakomeza nuko wazarendo ni imvukira soso de natif do masisi do rucuru do Kivu yego
abenshi ugiye kureba biganje hariya nubwo na za Manema barahaba kandi burya Manema na Kindu bavuga nayibarwa muri city ntago ari centro burya abaswahili bose abaswahilofone baba na Manema Kindu kugeza za Kisangani n'abaswahili na za Lubumbashi ushobora kuhasanga abazarendo nabo rero kuko na Kindu barahari. Reka tugaruke muri Kivu. Abazarendo iyo bari muri Kivu Masisi Rucu naye hose nk'uyu nguyu wabibwe niyo yari dernier tranchement y'umuzarendo muri Masisi wabo. Donc numuvana muri Masisi urumva akajya muri Walikare mu bantuze muri ariya mo katuye no kumwica baramwica ntibamwiyumvamo. Nkavuga ngo iki rero nkavuga ngo abazarendo iyo bari iwabo bamena nk'ifi mu mazi bagira mu zindi rejo batavukamo badafite mu gisekuru kuko Kongo yubatse ku gisekuru niba ari muri sheferi y'abafurero nuva muri sheferi y'abafurero ukajya hano uje muri sheferi itari yawe ibyawe ntibiri bwumvikane ntabwo uri umuzarendo mu bafurero uri umuzarendo mu biwanyu urumva. So rero kuba baza muri M23 birabashoboza kurinda aho bavuka kandi nicyo bahirimbaniraga kuko najya kuhirimbanira kurinda hirya ntago abakiri mu cyo cyamuvanye iwabo. None icya kabiri iwabo hararinzwe habonye abaharinda kuki baharinda n'abafite imbunda bagenda bakamutoza nawe akaharinda harinze kandi bamaze kubona ko M23 izavamo ikintu gishobora no kuzabaho ubukire kuko M23 uko byagenda kose harabona yuko izavamo ubutegetsi runaka sibyo. None se umuzarendo acometse reka nkubwira amakuru atadahuye n'ayabazarendo urabona ukuntu urwego rwa daso rukomeye mu Rwanda ukabona ko ukuntu urwego rwa daso rwaje urwa Roko Defense rumaze gusanga rutakaza icyubahiro ariko hari Roko Defense bafite discipline urumva hari na polisi ba commune kera ndabyibuka baporofise kujya muri polisi y'igihugu none sugira ngo nubwo ntabyita ngo simerite ariko sa ahantu wari uri ku rwego rwo hasi ubu uzamutse ku rundi rwego nese umuzenda mu kizarendo leta iri gumucunda yikoba niki akanire bakizengurusa agasanga ntabwo yigeze kuko arasagura inka z'abatutsi ni example ntanzangaha agiye muri M23 ntabazamutse mu ntera abonye umwanya wo kuba umusirikare ntore buriya general wita kuriya ndakubwiza ukuri buriya intambara ntago ari ikintu Sandrine ntago M23 yimukuraho nicyo kintu umuntu yambwiye ati general ntago twamenya ahantu abarinzi ngira ngo bamakenga bakwiye uniform nshyashya yambaye uniform isa n'iyamakenga cyane bamuhaye none nk'iy'abagenerale nta ranka yambaye nabonye ariko yahawe uniform y'abofisiye cyane n'uburinzi buzakomeza kumurinda haje uwo muntu ari mu nyungu mu gihe cyishasa utazayigira inyuma ngo igikiri kumarira inyungu atarimo niyi ibyo FDL yamugaburiraga M23 tugiye kujya imuha n'amata yo kunywa urumva. Noneho icyo navugira mu kanya ajye mu ikipe itsinda boyaza yikomanga mu gatuza nka yantuze nka gwa rushishwa guri inzovu bagacikiraro urumva ngo ukajya gwigamba kurusha inzovu ngo turagiturikije sha muzongere muvuge nawe ajye kwate nturikije sekede muciye intuze mfashe goma mfashe iki niki noneho niba ari imvukira hariya ajye iwabo konvo yimurinze ahajyana icyoro n'agaciro n'iki byose ibyo yibye ashaka ko yarabitabitse akazabitaburura urumva akabyaza umusaruro ibyo yibye urumva cyangwa akabisubiza abanyirabyo kuko discipline ashaka kumwigisha yanarandinga agasubiza ibyo yagize. So mu ijambo rimwe kandi bari abagenerali hakiza baziranye n'abagenerali bo mu M23 baba barize ku maprimaire amwe barize ku masegondere amwe umwe yarigishije undi cyane. Hari umukonero muri M23 bita ni bari Adolphe ni barinde izina rye sinkimubona cyane sinkimubona cyane ariko ndaza kumwibuka niwe ajya kubwira ngo sinabigishije sha ngo ubuse ngo nanjye ntabwo munzi niki yarabyibushye abaye musirimu namubonye ejo bundi ngoma ndamuyoberwa urumva basigaye basa neza bari basore ubu ndarye bonaga rwose nzarenda kubica pe nabonye video ya Wiringoma ari muri Sarambwe mu ishyamba amwe azengurutswe n'amasikoti kaka video ni Wiringoma njya mbona ntuze mu Range Rover nimwakona nawe uri nyeshyamba kera haraka video kageze akakwereka gateye ubwoba gateye ubwoba itava ngo ye baba we ngo ni wowe urumva katwikabereze kwidikigo bwana Marshal.